Igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha ku buzima bwawe mwene data, aho uherereye hose mu mpande enye z'isi mu bihugu bigiye bitandukanye, ukaba ukunda kumva igitondo cy'umugisha. Reka tukwifurize saa sita nziza, nimba ari saa sita umugoroba mwiza kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'amasaha ya GMT cyangwa igihe uhitiyemo gukurikirana cyangwa kumviriza igitondo cy'umugisha. Aho uherereye hose abavandimwe bari mu gihugu cy'i Burundi ndetse n'abaturanyi bacu ba Uganda ndetse na Tanzania na Kenya, ndetse ukaba ubasha gusemurirwa runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Reka tukwifurize kugira ibihe byiza, reka tukwifurize kugira amahoro Kristo Yesu atanga. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, nimba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, you are in lost, urimo urahomba. Ni ukuri uri guhomba. Hari igihe ibintu biba bitangaje, ukumva ko uri umusore mwiza, ukumva ko uri umukobwa mwiza w'amatari, n'abantu babikubwira kandi nawe wakireba mu ndorerwamo ukabyibonamo, ariko mu mutima wawe harimo agahinda, harimo intambara nyinshi zo kubura amahoro. Uzi impamvu? Ni ukubera ko udafite umugabo bita Yesu. Kandi ikindi cya kabiri, nta nubwo ari iterabwoba, reka tujye tubivugaho, umuntu wese burya udafite Yesu aba ameze nk'imodoka idafite feri. Mu yandi magambo, iyo modoka ishobora kugera ku manga igahuruduka ikikubita hasi. Mu yandi magambo, mu buryo bw'umwuka ushobora kubaho, kubera ko Bibiliya iravuga ngo uwo azaza nk'umujura. Uzaza nk'umujura azaza nk'uko uwo tuzi uzira muri dimension cyangwa mu buryo butatu, azaje kwica no kwiba no kurimbura. Rero utagira ngo uramutse ugenda udafite Yesu, umurimbuzi yaje arakurimbura kandi iherezo ni muri Gehonomu. Rero kwirirwa wumva wiriye, kuki se malariya dukoresha supanete kugira ngo umubu utaturya, kandi iyo ukuriye abantu twese tujya kugemura cyangwa twaranayirwara. Ibyo twigiraga byose birahinduka, ugasanga umuntu ari kunihira ngo Mana umfashe nzakire. Kandi ikindi cya kabiri nifuza kubabwira, nimba twirinda malariya tukoresha supanete, ugomba kwirinda ibyaha kugira ngo utegurire Yesu Kristo umutima agomba kubamo, kandi ukamenya ko uri umugeni wa Kristo. Yesu Kristo azaza kugufata. Umuntu arabikubwira, wareba diplome yawe. Reka babwire ikintu nakundiye iyi si n'ikintu nakundiye Imana. Iyi kwishe nibaguhamba na diplome, nawe waba warize waraminuje, barabireka bigata agaciro. Yewe niyo upfuye ibyawe byose biba byibagiranye. Uba ugenda muri vewiti cyangwa muri hamwe, abanzi basigara bayirwanira, abo utigishije kubara nabo bagasigara bayitera imibare ngo tuyigurishije twabona inoze. Ariko reka nkubwire, Yesu no mu rupfu murajyana. Uwo nguwo niwe ufite agaciro, kandi ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Niwe muntu wenyine mugomba gusigarana kugira ngo azaguhe ubundi buzima mu isi nshya, kuko hari isi nshya uba winjiyemo iyo umaze kuva muri uyu mubiri ubabara, uyu mubiri ubora. Imana yo mu ijuru rero ikugirire neza. Ndagira ngo wature aya magambo uvuge ngo Mwami Yesu ngirira imbabazi. Mu by'ukuri Imana irakwiye kukugirira imbabazi, nawe wabigizemo uruhare. Urabizi neza ibyaha ukora, uvuge ngo mbabarira, sinzongera gukora icyaha n'igisa nacyo. Kandi winginga Umwami Yesu ume Mwuka Wera unshoboza kureka ibyaha kanyobora. Imana yo mu ijuru ikugirire neza cyane. Haleluya. Kandi ndinginga Imana Data wa twese kugira ngo ibane natwe mu ijambo ryayo. Amen. Uyu munsi murihangana, ndi mu rusengero, murumva amajwi ari kugenda agaruka, ariko Uwiteka Imana nzi neza yuko agomba kubigenza neza. Ni amagambo meza y'ubuhanuzi ari mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Uyu Amosi nawe yahanuye mu gihe gikomeye, aho abantu ubwoko bw'Imana bwari bwaratakaje ibyiringiro. Kandi ikindi cya kabiri, Amosi yahanuye mu gihe yagombaga guhumuriza abantu. Rero hari igihe umuntu aba mu kigeragezo kandi ari nawe wakishizemo, gusa kubera ko Imana yamugambiriyeho igakomeza kumukurikirana agatagangara, uzasanga umuntu avuze ngo yewe ngo Uwiteka yarandetse yarana. Ntabwo ari wowe wenyine ubivuga. N'igihe cya Yeremiya wari umuhanuzi
wakojejwe ikara ryaka ku munwa Imana ikamuhamagara ngo ndagutoranyije ngutumye mu bakomeye, yajyaga ahora atanga icyifuzo cyavuga ngo ubuse ko kuwiteka. Ariko reka nkubwire, umuririmbyi yararirimbye ngo ntago yakuretse nta nubwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo, Imana irakuzi, Imana ishimwe. Hari n'ikintu cyiza igambirira ku buzima bwawe. Mbibutse neza, aba bahanuzi ntago bari babahanuzi b'amarangamutima. Habona wambaye baze wayirengeje ku gahinda ngo avuge ngo Imana iravuze ngo iguhaye imodoka. Mu by'ukuri ukeneye imodoka cyangwa ukeneye amahoro yo mu mutima. Aba bahanuzi ntago bakoreraga mu gihe cy'amarangamutima ngo basheshenga abantu. Hari nabyo igitondo cy'umugisha tujya twirinda. Iyo Imana ivuze guhumuriza abantu baba bakeneye ihumure. Kandi reka nze nkubwire, nigeze nsoma ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezira. Ubw'Imana yari imaze kubabarira ubwoko bwayo. Harangije Ezira ajya mu mwuka arahanura aravuga ngo ni ukuri kwera yamamagaye ngiye kuguhumuriza mu buretwa bwawe, ngo ni kuwiteka Imana yavugaga. Rero hari igihe wakira ihumure ryo mu buretwa. Imana ishimwe kandi cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga nibwo yahanuye muri iki gice cy'Icyenda. Munyemerere nsome uyu murongo inshuro 3 zonyine nawe wumva ikintu Imana iri kuvuga. Yavuze ngo uwo munsi ku murongo wa 11 ku gice cy'Icyenda, Imana ishimwe, uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryase ryaguye nica ibyuho byarwo, kandi nzasana ahasenyutse, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana ishimwe. Aravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nica ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Hasigaye rimwe ryanjye ry'Uwiteka Imana yanegetse gusoma. Imana ishimwe. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nica ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana ishimwe. Bundi reka nze mabwire nuko abantu twihagarara ugasanga umuntu yihagarara ukurizera, ariko ngewe hari igihe njya mvuga ngo ni n'ubwana bumwe bukabije cyane. Nimba ufite ikigeragezo cyemere ko ugifite, kandi ikikubwira ko ugifite nuko bagufata mu gihe bakubonamo ukavuga ngo abantu baranyanga, utabasha kugamisha abantu udafite icyo ufite, uri kwirirwa uburana iki, waraguye warasenyutse. Ibyo ngibyo jya ubyemera. Hari umukobwa umwe Bibiliya igereranya ni Isiraheli n'umuntu w'amasezerano. Reka tubivuge gutyo bisobanutse. Ngo buri gihe yahoraga ajya mu rusengero agataha afite iminkanyari, ngo ababaye ngo abandi bakanezerwa bagasirimba. Ikizabikubwira ngo hariya buriya bahazi iki, wowe dayimoni ziri kukwataka, nuragira ibihe byiza byo kwisanzura n'Imana. Ariko ndashaka kukubwira ngo ni igihe kigeze ngo Uwiteka Imana yongere kuguhagurutsa. Ejo bundi nakunze amagambo, ejo bundi nakunze amagambo yarari muri Yosuwa 3:7 havuga ngo uyu munsi noneho ndatangira ngukuze mu maso y'Abisiraheli. Hari igihe rero ukandamizwa ukaba mugufi mu maso y'abantu. Abantu bakureba bakabona na viziyo, bakureba bakabona nta kintu uzigezaho, ariko uko Imana yikubona ikakubona uri mugari cyane ku buryo igomba kugukuza, ikanakwemeza abakubonaga yuko uri mugufi. Ngo Yosuwa Imana iramukuza ngo yambutsa Abisiraheli ngo abageze i Kanani. Kubera iki? Ibyiringiro bye byari ku Mana. Nubwo abantu bamufataga yuko aciriritse, ariko Imana yamufataga nk'uw'agaciro. Kandi kwizera kwa Joshua kwari gukomeye cyane ngo Imana imugeze aho yagambiriye kumugeza. Ndagira ngo ubwire rero ntukazajya utakaza ibyiringiro, ahubwo jya wemera igihe urimo. Imana ishimwe cyane. Rero undi mukobwa nababwiye ngo agasohokera mu mbyino z'abanezerewe agasohoka baba. Imana imugambiriraho, imubwira ibintu bitatu ngiye kubabwira. Narangiza nkavuga amagambo yo kuri uyu muhanuzi bita Amosi. Iramubwira ngo nubwo wasenyutse nzongera nkubake. Ikindi cya kabiri iramubwira ngo kandi ikindi wasohokaga ubabaye ugiye kuzajya usohoka unezerewe. Imana ishimwe. Icya gatatu ngo nzanagushumbusha imyaka yawe inzige n'akagungu byari. Bundi hari ibintu bitatu Imana ikubwira bikaba birarangira. Hari igihe umuntu rero
ubona inzige zarakuririye urushako, abantu bose bakavuga ibyo bashaka, ariko isezerano ry'Imana, I tell you this morning, I prophesy to your life, ndashaka guhanurira ubuzima bwawe. Hari Imana igiye kugarura ibyawe byose byagiye. Niyo mpamvu Mose yinjiriye aba bahanuzi bose ngo ni abahanuzi batoya. Ntabwo umuntu yitwa mutoya kuko ahanuye ibintu bitagaragara cyangwa bidasobanutse. Yitwa mutoya kubw'ibintu bito yafasha akabigira neza, kumva mesaje y'Imana, ntihagire ikintu yongeraho, agahora ateze amatwi yumva icyo Imana ivugana nawe ngo abibwire abantu. Imana itugirire neza. Mu yandi magambo yitwa muto kubera ko atadevelope ngo avuge ngo mfite churches nyinshi, avuge ngo nakoze ibintu, ariko buri gihe ahora ateze amatwi avuga ngo Uwiteka uri kuvuga iki ku bantu bawe. Haleluya. Amos arahanura, aravuga ngo n'uyu munsi ni nawe Yesaya yahanuriyemo 10:27 ngo umutwaro uwo munsi bagwekeshaga ngo uzakuva ku bitugu ngo kandi uburetwa buzamarwa no gusigwa. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane. Amos arahanura ngo uwo munsi nzegura ihema ry'inzu ya Dawidi ryasenyutse. Rega twasenyutse turi abanyamasezerano. Wasenyutse papa wawe yarasenze Imana, wasenyutse wararirimbaga ukajya mu biraka, warasenyutse ubaye umumama uri umukobwa wabikoraga neza, wasenyutse ufite 20 ariko ufite 17 wabikoraga neza, ihema ryawe riragwa, mariage irasenyuka, ahugera mu rushako ubugumba bura. Ariko Imana iravuze ngo n'uwo munsi Imana igambiriye today nagarejo, igambiriye kwegura ihema ryawe. Ndafashijwe n'ukuri kwiyera yampamagaye. Hari igihe rero babwire umuntu agwa, iyo waguye saba reka nkubwire, hari igihugwa wari umuntu ukomeye, abantu bose baza bakuramya, abantu dukunda abantu bafite ibintu. Rero nuko abantu batabyemera niko abantu bateye, iyo ufite ibintu abantu baragukunda. Aho tugenda hose turi abatambyi b'Uwiteka, tubirebesha amaso iyo ukize. Niyo ubaye umukozi w'Imana ukennye, nuko umuntu atabyemera agashaka kwishyira mu cyiciro atarimo nace bugufi, nawe urabibona. Iyo waguye abantu baragenda, wazaga akarya inyama, yaje ukamuha amazi, nayo wagize Imana ukayabona, agenda abwira abandi ati wa muntu noneho twagendaga kurira inyama, uzi ukuntu byagenda, bose bakakuvaho, noneho ukagwira rimwe. Amos aravuga ngo hari abantu baguye, bari bafite ibyiringiro, kera bari bahagaze, bari bafite uko bifite, ayi profesa, ngo ariko baragwa, igihe kiragera baragwa. Amos arahanura ngo umva nkubwire mama, uyu munsi Imana iregura ihema ry'inzu ya Dawidi, ry'ibyiringiro ryari ryarasenyutse, kandi Imana izasiba ibyuho. Reka nkubwire, Imana niguha urubyaro izaguha 1, 2, 3, 4, 5, nushaka uzakora. Nuko Imana isiba ibyuho, ntabwo izaguha umwe nk'uw'inzoka. Imana niguha akazi izaguha keza ku buryo kazavanamo ko esheke yose wariri. Haleluya. Kazavana mesheke utakoze. Imana itugirire neza. Imana niguha urugo izica ibyuho by'abashaka kurusenya. Imana niguha imibereho misima, nigukura mu gahinda, iteri you, ntabwo izongera kugusubiza mu mibabaro yawe. Ndanezerewe nshaka na topic ngo kandi nzongera kuryubaka njyegure. Imana ishimwe. Ngo nzasana n'ahasenyutse hato. Reka nkubwire, hari igihe usenyuka kubera amagambo y'abantu, Imana ikagusana bose bakaza kugusaba imbabazi. Wakire kwakira abantu bagusaba imbabazi kandi ubababari. Wagenda avuga kuri umurozi akagenda uvuga ngo kusigaye uri bosi kandi uri umurokore, usengera abantu bagakira, usigaye ufasha imfubyi n'abapfakazi. Mujye mureka dutinde mu ijambo. Nzi neza yuko uyu munsi Uwiteka Imana agiye kwegura ihema ry'inzu ya Dawidi ryasenyutse, kandi Imana ntabwo izongera kukubabaza ukunda. Ayiteri ndahanurira ubuzima bwawe. Nababwiye ngo Amos yahagurutse atari umuhanuzi w'amarangamutima. Nanjye uyu munsi ntabwo ndi uw'amarangamutima. Ayiteri menya Imana, nutayimenya uzatara, nutakira ibyiringiro by'ubuzima uzasanda. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Imana ikugirire neza. Ni mwene so Pastor Imana ishimwe Emmanuel.
ni ya minota yanjye nyine niyo ngiyo nahigarukira, ariko dufite ibintu byinshi byo kubwira abantu. Urakwiye kugira ibyiringiro ukabihanga, byose ukabyerekeza ku Mana, niyo yubaka hasenyutse ikongera kuhasana. Haleluya. Ngo nzaryubaka ryongere kumera nka kera. Hari umunezero ugiye kwakira. Zaburi ya mbere.